najyaga mvuga ngo nitwimariya tuzajya kwisanga gahunda yari hari cyane niyo step hari asigaye step yo kubatumira ngo munywe fanta ariko ibishoboka byose twebwe twamaze kubishyira ku murongo njya muri douche mvuye muri douche ndaryama maze kuryama nka saa 7:40 hafi zishyira saa 8 ndikangura ariko nkanguka hano hose ni yandi iki gice cyose najandana nyine nabigiye byinshi cyane ubundi ndi mu bantu badakunda kwisegura ntabwo banumva nyaje sirivunika nshobora no nshobora kuba mfite umusego ndara nkina nawo hari ukuntu njyama nkumashaka kwisegura hari n'ukuntu njyama nkumva abica kwisegura nyine ikindi nanga gupfumbata umuntu yamfumbata ariko kumupfumbata ngiye sinzi mba numva ngira ngo bitarimo kumfata neza nabikora ariko uwo munsi nubishe biri yakugora uwo munsi nubishe biri tandukanye nubishe hari ikintu ushaka gupfumbata nkahita mbihuza no kuntu najyaga mubera akambwira ati komeza mfate ariko ibyo ni ibintu nahuje nyine nubaga nshaka gupfumbata ikintu uwo munsi nyine uwo munsi ku itariki ya 10 ubwo byari 9 tutaragera ku 10 yego byari mu masaha 4:30 ndaryama mpfumbase umusego umwe undi musego myuka ahantu hose ku buriri nyine party yose niyamenyemo yajandanye nimbwira kujandama ni ugukuraho amashuka ugakuraho twenda tw'imisego akuramo imyenda nambaye ariko kuri njye uruhande nari ndimo kumusezera utabizi icyo gihe ntabwo hagiye umuntu agiye kwitaba Imana hazi ikintu kimeze nka presentiment ukumva hari ikintu runaka kiri kugusunika ikintu runaka umva kidasanzwe muri wowe muri iyo minsi nta kuwabyumvaga yajya ibimenyetso byinshi abantu bazi kwihangana komera cyane Junior yamaye ibimenyetso byinshi ahubwo sinabimenya birakomeye ariko ndagerageza kwa gatatu w'icyumweru cya mbere nyine yuko yitaba Imana aka gashinete yariye niyo namaye kuri anniversaire komera cyane Junior hari igihe mba numva narakomeye ariko abantu banyihanganira turahura avuye ku kazi arambwira nyine ngirimo iramurya ngo nimukuriremo nikuramo narigiye kugenda arambwira ati yambara nyine cyangwa nimeze ntabwo nakambaye kuva nyuma habaye ibintu byanditseho ninjye nawe tubizi n'abandi twagiye tubibwira nyine ubuzima bwanjye nawe ndagusuje ukomeje kubana natwe mu kiganiro ni inkuru yanjye uyu munsi ndi kumwe na Junior cyangwa Junior ikaze mu kiganiro inkuru yanjye Junior. Merci beaucoup. Amakuru y'iminsi meza cyane. Umeze bon. Biraho. Ufite fresher. Si cyane nkawe. Ukundi baryo umwe. Barimo barakureba.
oya genda ngewe Yakunda ibi- umweru umukara n'umutuku umweru umukara n'umutuku yeah sure adutandukanye n'umutuku n'umweru n'umukara ubundi gihe n'umukara n'umweru ibara rya kabiri n'umweru ayo niyo mabara nkunda usanga njya kenshi umweru n'umukara umutuku ni gakeya nyine kubera ko buriya nko kubona imyenda y'umutuku I know. baziduhe nambaye ipantaro y'umutuku inkweto z'umutuku ipantaro y'umutuku ishati y'umutuku nabamariza beterave I know. Mbwira watangiye guta umwaka wa 2022 umwaka wa 2022 rero nta kutangira neza ko sinajya ngo mbeshye ariko biba bivanze nyine ubuzima burakomeza umuntu moving on ariko ntekereza ko nuko Imana nyine babiteguye 2022 nuko nagomba kugenda wagenze mu gute nago watangiye fresh koko nari natangiye gutangira kwawo ku itariki ya mbere byari sawa ariko mu ntangiriro zawo nko muri ku itariki 10 nagizemo ibyago nyine mfisha mukopine so nago byari ibintu byoroshye kumva ibyo bintu mu matariki ya mbere y'umwaka ariko wa mbere mu gitondo byica nyine bisa nk'ibyishe ukwezi kose ndetse no kugukurikira ariko bimwe biragenda biza komera cyane Junior ikigenda byumva ntabwo byari ibintu byoroshye byanze kunze byari ibintu bikomeye cyane kuri we ku mutima wawe no ku buzima bwawe muri rusange nabonye indirimbo yanyu ejo bundi muri Juda Music ku bantu wenda batigeze bakibaza ngo uyu ni Junior muri Juda ninde nabonye indirimbo yanyu mwese imisi kwamagana Junior Juda ariko Juda Music aho iyo turi babiri ubundi kibigiye nyine nabonye ariko turi ku mutima byanze kunze iyo ndirimbo mwise ngo imisi ni indirimbo iri deep indirimbo ifite byinshi cyane ivuga wenda ku giti cyane nkunda indirimbo nka ziriya zanditse muri buriya buryo sinzi niba nkunda ibintu bibabaje ariko ni indirimbo ngiye ku giti cyane nakunze cyane soul music niko zemera soul music nyine igihe cyose yabibabaje yabishimishije kwisanga umutima wa uri deep hari ukuntu yagukuruye wabaye pause tu iyo ndirimbo mbere yo kuyitubwiraho hari ukuntu mugira uburyo uririmbamo by'umweko wowe buryo bukurura cyane turirimbiraho gatoya akalefresi ko sawa se aho ushaka igitero na refre imisi iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza iyo umbwira tukajyana wenda kahuri wowe umeze neza iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye kihatse wenda nari kugusezera iminsi irandushya n'umwijima gusa sinamenye kihatse wenda nari kugusezera iyo ati wenda nari kugusezera ntabwo wigeze umusezera Junior sintekereza ko ariko nari kumusezera ariko nanone sintekereza ko iyo umusezera byari gukunda wenda nari kwifuza katansiga iki kibazo kiri deep ariko nagize amahirwe yo kuvugana nawe bwa nyuma and njya mbishima Imana ntabwo byari byoroshye icyo kibazo nakuvuga ngo yapfuye ari kwa mbere mu ijoro ryo kwa mbere amen ubwo ni ku cyumweru bishyira kwa mbere ni ku itariki 10 ariko ku cyumweru nyine imbere yaho ntekereza bari mu njyewe ngira ngo na mama we na mukuru we n'umwana wa mukuru we nitwe abantu ngira ngo ari bakuvugisha nitwe abantu yavugishije bwa nyuma yego nagiye nimugoroba ku cyumweru nimugoroba nka saa 12:00 nyine numva yagomba kurya kugira ngo tubone ko yasubira mu buzima n'abaganga baraza bakavuga nyine nagerageza rye urumva rero na mama kubera ko yari ahari guhera kwa gatandatu araharara ku cyumweru arahirwa mbona agiye kuharara ndambwira rero mama ari kuri telefone ari hanze ndagenda ndambwira rero rukundo kuntu gahunda imeze
gerageza mama urabona amaze hano iminsi nambwiye are you okay I mean how are you meze neza are you okay arambwira nyine ambwira ikibazo afite ambwira uko bimeze ndambwira okay noneho ngiye kuganiriza wowe ntumvugishe wowe utuze unyumve juste ntabwo nshaka gukomeza kuvuga nyine ufite imeze gutyo ndamubwira ko gahunda imeze mama yarari hano guhereje yahiriwe agiye kuharara so urumva kananiwe kandi afite akazi kwa mbere ashobora gukora wagerageje basi ukamuha icyizere ko ushobora kwikavaringa ushobora gukira vuba ndamubwira ibyiza hano hari ibiryo bari bazanye mu gitondo sinzi ko bishobora bikonje ariko ugerageje ukarya cyangwa se ugasaba n'ikindi kintu cyose ushaka byaba ari byiza ndamubwira se byose uko bimeze arambwira yego uraza kwibasha se ndagerageza okay ça va ndamubwira ndagukunda narambwira ndagukunda yararyamye ameze gutya ashobora kuba karakuma ndamufatamo ndambwira okay subizayo kuko nyine numvaga biri arimo nko kuruha ndambwira subizayo kuko agusubizayo nyine yarumvaga hashize nk'iminota nk'itanu 10 gutyo umwana wa sister we yaravuye muri salon yari bukingira ngo batangira ishuri araza aramuvugisha nyine mbona aravuze numva nyine ndanishimiye kubona arimo kuvuga nyine ko yaramaze like kwera kwa gatandatu atari yavuze ariko ngiye no kwa gatanu ku itariki ubwo zari 7 komite 7 zari 7 twari twavuganye twari twaganiriye twari twiriramwe twandira tugiye no kuryama twaravuganye turasenga tuhana ama promesse ntekeza kare cyo kintu cyanyuma nyine yambwiye gikomeye yakubwiye ute Jody iryo nibanga ryanjye nawe namusezeranje kuzabibika nyine kugeza mbikoze ni ibintu twemeranyije we yarambajije ubwo nyine kwa gatanu yarambajije tumaze gusenga arambaza ufite gahunda yo kunsiga yambwiye baby we uretse ufite gahunda yo kunsiga ndambwira ariko kubaza yes ndambwira no kubera iki ati ndakwimenya ati nanjye ntayo arambwira ati hari ibintu binini bishaka gukora what do you think ndambwira ngiye I'm okay with it ahubwo tugomba gukora ndamubwira like twabikora gutya na gutya ndambwira ati oya ntabwo urimo kuvuga twebwe ndimo navuga ngewe ndambwira why not kuki tutabikora nige nawe ko twese nyine turi umwe hanyuma wenda byari ibintu nyine mu gihe wenda dutandukanye bishobora gutuma umwe asa nk'umuntu wicuza ndamubwira kubera iki se mugenge nawe turi kumwe twabikora nkanjye nawe hanyuma mu gihe wenda dutandukanye twese tukazicuza haba nzi ngo okay uno muntu turatandukanye ariko ndicuza kuba nakoze ikindi gikorwa yego nawe gutyo turemeranya tubyumvikanaho and byari ibyo nyine bye bye ndakunda araryama nongera kuvuga kubona nawe mu gitondo mutwara kwa muganga ko gatandatu so ku cyumweru rero nabwo nyine umwana wa sister we araza baravugana nyine ndishima nduva wow arimo aravuga nyine numva ko guhera nyine kwa gatandatu ntabwo yari kavuze nyine nkagurika kiretse ko barimo kuvuga ndimo ndababara ndashaka wenda kujya fasho twaho ibiki ibintu nk'ibyo ndangije musubije inyuma ho gato cyane kuki yagusaba ko icyo kintu gikora wenyine agikora wenyine ashaka kugikora wenyine yumvaga ko ngira ngo we yumvaga ari byo ashaka ngira ngo ni nki buriya bajya bavuga ngo ngira ngo iyo umuntu agiye gupfa arabyumva yumvaga agira ngo ari ikintu yakora cyangwa se ni nk'ikintu yashatse kunyumvisha nshobora gukora mu gihe adahari kikazaba nyine kikazabaho burundu kubwe ku buryo nzahora nzi ngo kiriya kintu impamvu gihari no kubera we mbese ntekereza ko ari inama yangiriye mu bundi buryo cyangwa se ari nko kumpitura yagize aravuga ati ndabizi ndimo ndagusiga ariko do this for me urabona turabana abantu tugeza tukibagirwa ariko mu gihe ntaragikora ntabwo nzakibagirwa ninanagikora bizatuma ntazigera mbyibagirwa niba n'urugero ni intebe nkoze ikaba ihari urabona stati y'intebe
nkoze stati y'intebe nyine nta nenda kujya kwa sibyo ni stati wenda iteretse ahantu mu mujyi sibyo igihe cyose winyuze nko kwa Rubangura uhita byanze kunze kwa Rubangura yaba hari abadahari kuri mizi hari kwa Byarimana tuzikora kwa Byarimana ntaho hari ariko turabizi ni ikintu gihari urimo bimwe neza umwana we nahanyura azavuga ati aha ni kwa papa so ntekiza ko icyo kintu ni ikintu nashakaga ko kizabaho kubwe kandi nzabikora wari ukomeje baravugana baraganira numva ndenda nishimye noneho ndavuga ubwo arimo kuvuga mbona kandi avugaga nyine ubona ari umuntu ufite urwaye nyine ariko ufite imbaraga zo kuba yavuga ndanavuga siye nagumye hano bishobora kuza kurangira nyine yakize kubera ko numvaga barimo kuvugana neza ndavuga mera kumubaza none se babe nta kintu ushobora kurya ambwira ati batse mushakira imbuto numva ndishimye nyine kuba ari ikintu asabye cyo kurya mera ko ndagenda ku kazi ka sister we ni coffee shop afite musanga ya petit frère we ndamubwira nyine nkorera imbuto macedone na jus y'imbuto n'ubundi kugira ngo nyine mushyire arabikora ariko ngezeyo nsanga nyine twari ibintu twashyizemo bitari ngombwa ku muntu urwara igifu cyangwa se urumva ku gihe yari amaze atarimo kurya n'iki estomac ishobora kuza kuzamuka mu gihe ari ibintu birimo amagazi harimo ibinyomoro amatunda n'ibiki tuhageze muganga aravuga ngo no nyine birimo gaz c'est pas bon ndicaraho gatoya mbwira na se turakora iki kandi nyine ku kazi imyembe yari imaze gushira anambwira byore nta kibazo byorere wikirushya ntari tubaza gushaka ukundi tubikora ariko ngiye umutima uramatura ambwira ngo no ndahaguruka ndagenda ageze hanze mpamagara petit frère bite sava ni ahantu magura imyembe arahandangira njyayo ndayibura ndangira handi njyayo nyine numvaga mfite ishyaka ryo gushaka gukora ibyo bintu yego ku ruhande rumwe numvaga nyine ndimo gukora ibintu byiza ndimo kumwitaho ntago nari gutegereza wenda ngo mama ari uza guhaguruka ajyeyo ntago nari gutegereza wenda ngo anari kuza kujyayo ntari ariko kuri njye uruhande nari ndimo kumusezera utabizi icyo gihe ntabwo hagiye umuntu agiye kwitaba Imana hazi ikintu kimeze nka presentiment ukumva hari ikintu runaka kiri kugusunika hari ikintu runaka umva kidasanzwe muri wowe muri iyo minsi nta kuwabyumvaga yagiye ibimenyetso byinshi abantu bazi kwihangana komera cyane Junior yamaye ibimenyetso byinshi ahubwo sinabimenya birakomeye ariko ndagerageza kwa gatatu w'icyumweru cya mbere nyine yuko yitaba Imana aka gashinete yari niyo namaye kuri anniversaire komera cyane Junior hari igihe mba numva narakomeye ariko abantu banyihangana turahura avuye ku kazi arambwira nyine ngira imiramurya ngo nimukuriremo nikuramo narigiye kugenda arambwira ati niyambare nyine cyane nimeze
ntabwo narakambaye kuva nyuma habaye ibintu byanditseho ni njye nawe tubizi n'abandi twagiye tubibwira nyine ubuzima bwanjye nawe hari ukuntu nyine twari dufite uburyo tubanyemo ku buryo twakoraga ibintu ku buryo buri muntu atapfa gusobanukirwa ngo ni ibiki n'utubonye atapfa kumva ko dukundana gusa kavuga ati aba bantu ngira ngo baranaroganye yambaraga akantu abantu bose bakavuga ngo handitse ngo iki buri umwe agasoma ibye nta muntu n'umwe uzi ibiriho keretse uwo twabibwiye twebwe njye nawe hamwe abashuti bacu witwa Obedi najyaga mbwira wajyaga avuga ngo ngo mbonye rwa rugomo rwanyu nyine yajyaga byiturwa akavuga ati ibi bintu ni biki mwakoze ku buryo yabonaga n'umuntu wambaye na gashanete atavuga ati uyu muntu yashatse kwigana urugomo rwanyu ariko ntirwakunze abenshi wenda habanditseho amazina haba hariho biki ariko twebwe hari ibintu hari amakodi yasukwa tuzi twandike twashyiranye ndashyizeho nyine ndakamuhereza we yarazi meaning yako kwa arakameza mbwa nkambare karimo karamurya hano ndakambara nza kwisanga nkagendanye kwa kane ararwara umutwe ajya kwa muganga mu bitaro ariko yageze yaragiye mu kazi yumva ntameze neza abanza kujyana inzara anatumiza ibiryo ariko ibiryo byo babimuzanira kwa muganga yamaze kugerayo deja bamutera urushinge bamera neza nyine asura muri condition isa nk'ari nziza so turataha kwa gatanu gitondo njya kumureba yari nyine yarirewe mu rugo turirwana umunsi wose kuva mu gitondo twariranywe ariko turirwana ameze neza nta kibazo mugejeje kwa muganga yari afite akaboro ku kuboko yarambaye kano kaboro ku kuboko ubundi wasangaga nk'ibintu nyine byo kwambara ku maboko twabiguriye rimwe wenda niba ari akantu ugasanga twambaye utuntu dusa niba ari impeta ugasanga namuguriye impeta nayinguriye niba namuguriye ishati nyine wasaga kenshi dusa nk'abantu bishyurana none mbona yambaye kano maze wakaguze n'uwaguze akantu ka wenyine arambwira ati oya nakatse umuntu ariko arambishyaga nako yari yaguze nyine yanga kumva ko numva ko yakaguze wenyine amini yaguze wenyine atangiriye so tugeze kwa muganga kuwa gatandatu mu gitondo yarakambaye ku kuboko aryamye nari mpagaze hano hagaze undi mukobwa twari kumwe tumurwaje aryamye nyine live umutwe uri hariya agira gutya agakuramo arakamereza ngenda tekereza numvaga nyine niba ashaka ko bakabika yakatagatanze wenda kamuhangamiye akagatanze bakakamushyira muri baga nyuma nagiye ntekereza nyuma yuko arakamurenza arakamereza yego ndakambara ariko numva mfite ikintu cy'ubwoba muri ngewe numva nashaka kurira ntazi impamvu numva nashaka kujya kuri toilette ntazi impamvu ku buryo no muri icyo gitondo nababwiye ngewe ubundi ntinya kwa muganga cyane ni nabwo bwa mbere nari ntwaye umuntu urembye so kumujyana rero myegamije ubona uburyo ameze ni wowe mutwe kwa muganga byari bikomeye kuri ngewe nyine yari situation numva nsa nk'umuntu utamenyereye ndimo kwiviva ako kanya noneho ngiye nkatekereza ko ari ubwoba bw'uko nabyaye kwa muganga arebye hamwe nyine abona gasa nk'umuntu ugiye ambwira baby tugiye kugera kwa muganga please hold on akegukamo nkumva nyine arimo aravuga nkavuga okay basi tugere kwa muganga mbone bishize so muri mu iki gitondo tukimara kuhagera sakanye maze kubona amaze kumutera agashinge bisa nk'ibyikamiye gatoya ndababwira nuko njye koga suko numvaga nshaka koga cyane ahubwo numvaga ntazi ikintu nshaka kurira kuri toilette akiri muzima kandi icyo aribwo tugera kwa muganga ndagenda ngeze mu rugo ndicara njya muri douche nca kuri toilette nfungura amazi amenekaho njye nisanga ndimo kurira ntazi impamvu I know ndarira just I was like okay yeah okay none ngiye nkomeza nishyiramo ko kuko yagize nabonye nyine arembye niyo mpamvu ndimo kurira ku cyumweru ndagenda nsubirayo nanone binyanga mu nda nko mu masaa 5 ndababeshya ngo ngiye mu mujyi akanga ngiye mu mujyi hari umukiriya umuhamagaye ariko murangira ko ari bumukorere ndavuga okay kamaze nje kuryamaho numve ko
naba umuntu ndagenda ndyamaho ariko ndyama ntaryama ndyama ubwoba ndishika nyine numva bashobora kubampamagaye bambwiye ko wenda kize cyangwa se bamuhaye transfer cyangwa se bamuhaye ibitaro nyine ndangije naryamye nk'isaha imwe ariko nabwo harimo andi makoze arimo kumpamagara ku kazi nyine ibintu bimeze bite hanyuma ndangije subiye kwa muganga nsa nk'umuntu ugiye muri condition nziza ya bien nyine isanzwe ba prince baza kundeba n'abandi bashuti banjye bisa nk'atari bibi nataha bitameze nabi ariko mu kuryama nyine ni kwa kuryama utaryamye kuko sister nawe mukumbwira ati se bundi ko ndeba twararanye ubundi uba wagumya bikagenda kurumva buri kana amaze gumeze gute araho biraho ngaho so ku cyumweru ngiye mu gitondo nta kibazo mfite numva nyine ari bisanzwe ariko nka saa 6 n'igice saa 7 hari montre waraje gusura montre wa hari hafi ya kwa muganga twari turi arambwira nzi nsuzuma anti abari byo ngenda nitwaje ariko ntago ngiye gukora nashakaga kurira tusekora nyine situation yambaye samedi n'udi niyo nashakaga ukumva urashaka kureka ko cy'ubwoba mu nda gutya tameze ukabura amahoro kinana buri kanya ukagira gute ndagenda numva nashaka kurya ibyo bya nari nabihuzwe burundu cyo kora nashaka fanta orange ikonje gusa ngeze nayo barambwira ati gerageza urye sinya ry'urusenda nyamuzima cyangwa ariko bafata ibiryo bashyiramo urusenda ati none ugiye kubirya umuntu mo kunywa umuti sinjya n'ibitoki indwara igifu nyine ku buryo bijya bingiraho ikibazo nyine ariko ndavuga no ngiye kufesinga nyine mbikore kugira ngo basi nibe kugira imbaraga nanjye nyine yasari arabarwaye nanjye ndwarira ha ninde uzaza wondora undi azakira yanyondore cyamwondore ndavuga ngomba kubikora kubwe ndarya mbiri ibyo nyine kuri rusenda ariko ndarya nananywa fanta ngeze amamagara sister n'amazi ameze bite arambwira ati nayo mavuye gato masize mama ariko araho bisanzwe barahari n'umuti bamuterimo kumworohereza nambwira ngiye mvuye kwiririra ngo usurizwa niki urizwa nuko arimo kuruka iki ndavuga no sinzi impamvu ariko nisanze rimo utuma guti mvuye kwiririra urumva mperako mfata moto nsanga mama nsanga n'ubundi umuti bari bamuhaye waramworohereje mu kuntu ariho hava rero ku nimugoroba nge nawe tuzavugana nyine numva umutima usa nkaho uruhutse rero yampaye ibimenyetso byinshi by'uko adahari hari n'akandi kantu kanjye yagiraga uwo munsi kwa kane agiye kujya mu kazi aca mu rugara kahasiga arambwira ngo abuze agatwara ngo umusiko ngatwara abantu ngo akanu kawe nakaboro yarafite kanje nyine yaragafite ntacyo byari bintwaye abifite nk'uko nabifite ntarenze ariko aza gafite ageze mu ngo agasiga hano ndumva ngo nta nyine ntango nta nifite kugatwara ngo nta mufuka afite kandi ntari bagari yagendanye pantaro yari ifite imifuka y'inyuma gusa ngo nta hamwe naho kubika telefone ahandi naho gushyira niba ari imfunguzo ama excuse nyine ndanabyumva ariko ntiza nko kuvuga ati aka kantu agaciro gaha kagomba kuba kari hano yego I was like okay ibyo witekejeho nyuma ni ibintu nagiye mpuza nyuma nyine misubiza ubwenge nyuma ndeba nyine process yose nshima Imana ko ngewe nkangira nawe kiza ibyantu by'abantu nyine b'inshuti batabura utuntu bapfa duto ariko kwa kunumva ngo abantu kuno nafite beef ya danger nayo maze njya nk'amezi 6 ntashwanye na buryo gushwana na bimwe bishobora kuba isaha 2 n'utuntu dusanzwe tuntu 5 10 wenda 5 kuko tutari kumwe ako kanya tukaza kubona na birashira ariko yampaye ibimenyetso byinshi cyane byinshi nuko ntabimenye ngewe Junior ntabwo ari bihe byoroshye iyo situation ku muntu wese ufite uwakunda akagenda icyo bita presentiment byumva mbere yawe nyuma kazabyumva nabonye kikina ariko sinamenya ngo kigiye kuba nk'ubwo wanjye nari mfite ntekereza nyine ko nabonye icyo bwari buhatse ukarirumva utashaka afite impamvu y'ituma ndira
nkifata nyine nkasanga nareze kubera iki se nimo kurira nuko ari kwa muganga se nese ubwa mbere wenda umuntu abagiye kwa muganga kuki se numva biri that's ku mutima cyane hari n'umukobwa w'umusore wari mukumwe ngo kurira mani ngo niwe umuntu arwaye nambwira se nkuri kikumva like I feel like doing that so bizana mu buryo udashaka birizana ku buryo wicaye gutya nta byaro na pana byaro ndi kwanga umuntu aratekerejeho tukumva amarira arashotse ko nubwo kwa gatandatu ngeze mu rugo nta bintu natekerejeho bya danger ahubwo nimenya uri kumena amazi gasa nk'umuntu wakagize nk'imbeho ngiye ahubwo kwa kune niba ari urumeza rugize ruje direct n'amarira byaje bizanye yego mbwira muri cya gihe wamufataga muragiye akubwe ngo ndwaye umutwe byayemeze gute urumva kuko kwa kane yaragiye kwa muganga kwa gatanu turirirwana twiriranwa ameze neza bisanzwe ariko nyine nk'umuntu agize crise wese umutwe cyangwa iki yarabaraga nyine gutyo tubisanzwe yego urumva ngiye nagombaga kuba mpari just kumuha imiti ku gihe no kumurinda telefone njya ngo uwo munsi yavuga kwa gatanu yavuye n'abantu babiri gusa kuri telefone mama we na sister we bonyine n'abantu bavuganye kuri telefone nta wundi muntu nzi bigeze bavugana keretse wenda ariko ntabwo ntekereza ko nyuma hari undi bavuganye nanjye twavuganye turimo gusenga just bitari n'umwanya munini kandi namubwiye shira to speak shira ku ruhande tuvugane yeah it was kwa kane kuko nanzi ko arwaye umutwe kwa gatanu twiramwe wenda mbona atari numvaga ko ari crise igarutse no kuva kwa muganga twavuye kwa muganga I mean kuva mu rugo twavuye mu rugo tugiye kwa muganga wamuvuye kwa kane dusanga ntabwo hari cyafunze hari clinic dusanga iracyafunze tuza tugira ide yo kujya handi nyine ari naho yavire mu inkuru yo kwitariki ya 10 ni inkuru yo kwitariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere no mwaka wa 2022 ni inkuru mbi cyane yageze mu matwi yawe ibyo byo nta nubwo twabisubiraho birumvikana yakugezeho ite urumva mvuye story nayivuzeho mbere kuko nasoje nagiye urumva ku cyumweru nimugoroba twaravuganye ndamusezera nyine ndamubwira ugomba kurya iki n'ibiki arambwira sava ngerageza kujya kumushakira ibyarya ndabizana ntaha nyine mbona asa nk'uri muri condition ya bien ariko wa mutima nyine numva harimo akantu kuvuga ati se nagaramera neza iki numbaje nkambwira shana nabonye tangiye kugenda amera neza afata akagufu no gusenga Imana nyine turangije ngira ngo navuganye na system mbere ko ndyama je pense que nabibyuka neza ngiye rero nka saa 5 saa 4 na saa 5 numva nayo ndushye kwirwa mu stress mu mutwe byonyine mu mutwe uhakurusha ibindi bintu byose njya muri douche mvuye muri douche ndaryama maze kuryama nka saa 7:40 hafi zishira saa 8 ndikangura ariko nkanguka ahantu hose niyamye iki gice cyose najandana nyine nabiziye byinshi cyane ubundi ndi mu bantu badakunda kwisegura ntabwo banumva nyangije sirivunika nshobora no nshobora kuba mfite umusego ndarankina nawo hari ukuntu njyama nkumashaka kwisegura hari n'ukuntu njyama nkumva abishaka kwisegura nyine ikindi nanga gupfumbata umuntu yamfumbata ariko kumufumata ngiye sinzi mba numva ngira ngo bitarimo kumfata neza nabikora ariko uwo munsi nubishe birakugora uwo munsi nubishe biri tandukanye nubishe hari ikintu ushaka gupfumbata nkahita mbihuza no kuntu najyaga amabira akambwira ati komeza mfate ariko ibyo ni ibintu nahuje nyine nubaga nshaka gupfumbata ikintu uwo munsi nyine uwo munsi ku itariki ya 10 ubwo byari 9 bitutaragera ku 10 yego byari mu masaha 4:30 ndaryama mfumbase umusego umwe ndi musego myuka ahantu hose kurira nyine partout yose niyamyemo yajandanye numbwira kujandama ni ugukuraho amashuka ugakuraho twenda tw'imisego akuramo nyine nambaye nyikamura nyine byo gukamura urumva njya no koga numva mfitemo akantu kakaoda nyine ntasanganywe
naravuze ngira ngo bishoboka kuba ari nk'ibyuya byanjye nawe byivanze byari birimo kumvamo urumva muri aya masaha hafi saa munani ndabyuka njya muri dushe ndoga maze koga ubwo urumva byari kabiri mu ijoro mu masaha agira gatatu urumva umuntu uvuye muri dushe ubundi yakagombye gufata indi minota mikeya kugira ngo afate klima y'uburiri yongera abe umuntu nyine ashyuhe kugira ngo asinzire ariko ngewe napfuye kugera mu buriri nkirambika mu buriri nazamuranye kuvureri n'ibitotsi ko nsinzira ntamenye uko wasinziriye n'uwari kumbaza ngo nyuma y'amasegonda 5 uvuye muri dushe byagenze bite sinari kubimenya nibyo bisanzwe kuba gusinzira ntabwo bijya bimbaho ibintu byo gusinzira gutyo kera nibwo hari umuntu ajya Yansezeye akamwanga ariko se uri umusirikare ku buryo nge na telefone yashobora kufibura nkaza nkayigukurirayo ni no mu kindi cyuma nshobora kuyumva kuruta uko unagira ntirako nsinzira ariko mbere ko ndyama navuze se wahamagara sister nkamazi ko ameze ariko ndavuga ko nasize numva ameze neza ashobora kuba yabonye akabaraga gasinzira nabandi nabo wenda bakihengekaho babitaba ndavuga no reka nta mudange ariko ahubwo icyo gihe kandi mu busanzwe wasanzwe batesha umutwe ubwamagara bimeze gute akuru munsi muri icyo gihe muri aya masaha nekereza ibyo we nibwo yari amaze gutangira kuremba igihe yarembaga nibwo nawe wari umeze gutyo Umva nk'Imana yavuze ati oya urugamba bariho ntago warugeza mu gitondo kiruriho kuko icyo gihe nta nahantu ari gukura niba ari imodoka niba ari n'iki kuko byatwatira mu lokuta nyine mu gihe cyo kuba aya masaha ari limite twari saa 4 ngira ngo icyo gihe twagomba ko turi mu rugo saa 4 saa 8 ni nk'Imana kuvuga ati uru rugamba ntago uri burwane kujya mu gitondo so bivuze ngo mu masaha wari umeze gute gutyo we nibwo yaratangiye kuremba uko nawe wari urembye mu rugo nawe nicyo gihe yararembye none njya mvuga nti narasinziriye ahanjye nahe twese ndasinzira koko mpezayo guhera ayo masaha nayo ariko nsinzira byanyabyo kubyo narasizemo bisanzwe we asinzira kabisa nasizemo alarm ya 11:30 ngewe ntago alarm yavuga ngo rikuyo ntago bishoboka none telefone iri hano aha alarm iravuga irasakuza kugera ntayumvishe nyine sister arampamagara barambura abantu benshi barampamagara barambura benshi hasa 12 telefone nafashe yambwiye ibyo cyangwa se natkuyeho sosi y'inkuru ni mu jama tubana umuvandimwe wanjye tubana mu nzu niyo mpamagaye mu gitondo nibwo Imana ari ndekuye yarivuze ati noneho yaruhutse yamaze kuruhuka ageze turi kumwe hano nawe noneho ubyuka ukurikirana ibyo kwisi ibyo yawe byarangiye fata telefone shakarambwira ati bite ni byiza aturasinziriye se ntiyego we yumvaga ngiye ngo nanagiye yego arambaza ati se ni biki ndimo kumva ngewe natekerezaga ko bishobora kuba ari nka saa 8 z'ijoro saa 10 kuko numvaga ko byanze bikunze alarm itaravuga kandi ndi buyumve ndavuga se hari abajura bari hanze bose ahantu sibye namazi sibiki arakamubwira hari umushito wacu wundi ambwira ati ni biki nubishe tunambwiye ndavuga ni biki umutima hero kutera ndebye kuri rido nyine mbona haragaragara ndavuga se okay nishyiramo akanyamanga ndavuga bashaka ko amaye transfer wenda kamfata ibyo ko bari bareba bavuze nibidakunda barama transfer ndebye muri telefone sangamo miss call 22 hari miza assistant nyango nkenye cyangwa zingahe nayo mama satandukanye yari yambuze ngira ngo niya mama nabandi bantu nyine bo ku ruhande abashaka kumbaza uko ameze bisanzwe abashakaga kumbaza niba ari byo kumwe abantu babyutse urumva babimenye mbere barapostinze inkuru irasaka ngiye ndi mu bantu nyine babimenye n'abantu benshi babimenye kuko byarangiye kurumva sister yagerageje gukomunika abantu ba hafi umuntu wa hafi abafite undi mushuti gutyo kaza kwisanga inkuru nyine inkuru yo mbiyo yihuta kuruta ibindi bintu byose arangije ndangije shaka maze kubimbwira nakumamagara nsanga miss calls bitamamagara sister mama sister atanitabwa na mama nitabwe na mama umutima ubwo ni mama we kuko n'uri sister namagara sister we yereranye na sister we na mama we sister y'umukuru
ngiye kumwita sister wanjye na mama ni mama Kagame kugeza ubu ngubu ni n'abantu bamwe muri kuri ngewe cyangwa se nanjye n'umuryango wawe. ndamuhamagara ifatwa na mama, ifashwe na mama numva umutima hari ukuntu utabi hisi wifata direct. ndamubwira Imana ishimwe, marambwira Imana ishimwe, ndamubwira mwaramutse mute, nta kindi ngiye hahise ambwira ngo ndashaka kubwira ko umukobwa wawe byarangiye. we ko yari wabimbwiye hari ikintu bimfasha, ariko hari na kinini ntekereza nyine ko kijya gituma ngira ngo ntabyakira burundu. Numvaga wenda nabyumva ko kundi, ariko kuba ari mama binyibwiriye buri mwere yabimbwiranye, nahise nibaza uburibwe yagize. Ikindi nkavuga nti niba mama yagize ingufu zo kubivuga numva akomeye, nyine ari umuntu ashikama akambwira ati bimeze gutya na gutya, ntabwo bishobora kuma ngewe impamvu nziza yo kuba nakomera basi nkamuba hafi. Wenda ibyo ngibyo biza nyuma byanze bikunze. Urumva nyine akimara kubimbwira gutyo, ndashaka kumenya ukimara kumva icyo jambo ko yabimbwiye nyine nahere ko nateye induru like ko umuntu askwimwa cyane nyine ibintu nanjye ntazi. Narako nifata nteye induru, mama kiri kuri telefone ndamukupa, narako mpamagara cyaka nawe rakaza. To be honest, muri amasaha ntago nari nzi arira no cyo gukora. Numvaga se ndambara biragenda bite, numvaga se ngiye kujya kwa muganga, nari foto ngatavuga ni se mfite utuntu twinshi nyine mu mutwe ntamenya ngo nuduki, hayira kwaza nk'ibintu nk'igihumbi mu mutwe utabasha kumenya ngo ni iki. Cyaka arambwira ati none icara ara muri ntebe, nzanira ipantaro, nzanira umupira, nzanira ibyo kwambara, nzanira socks na mambabush. Arambwira ati tugiye kwa muganga, ntiyego tugenda. Ashaka no kunyaka telefone, ndamubwira oya telefone indekere. Nashakaga nyine noneho niba ari n'umuntu wimbajije ngiye mbivuga anjye byivugiye menye like uburemere ibyo bintu bifite. Apana abantu kuza kubimvugira nkaza kwikanga ntazi ko ibyo bintu byanabaye. Gerard nyine ayo masaha mu gitondo kuva saa 12:23 nitabashyaka, numvishe nyine ubuzima bwarahindutse. Kugeza n'ubu hari byinshi byahindutse. So urumva nagendera kwa muganga, niyo experience ya mbere nagize imeze gutyo. Mbi cyane byanze bikunze. Kubona umuntu mwari muri kumwe nimugoroba apa yo kumukunda cyamukundana, we noneho yagiye no kungira nabi, ngira ngo nabitaka kungira nabi, apfa akiri mwiza tu buryo nyine umuntu ukabona ko akiri mwiza. Ndavuga se koko umuntu se yapfuye koko, inzobe iracyari inzobe, umusatsi wasaga neza, ntabwo yarasutse, yari afite umusatsi uri natural, bisa neza, arimo akantu k'agatentire gakeya kaka bronze, nyine ubona ari umumarayika wigendera. Ikintu cyatumye ntikizere iminwa ye hari ukuntu afite imyenda kuba pink, ariko noneho yari yahinduye ibara yenda gusa jaune, irimo pink, irimo yabaye umweru, noneho ivanze amabara ku buryo utamenya ikibara birasa gute exactly. Ndakuba umweru, umuhondo, pink, bigiye bivangavanze. Ahumirije numvaga nakora ibintu byinshi muri ako kanya, namuhobera nanone nkabona nafite imitima myinshi, ibintu nibikora ni kucura yambaye kimubona. Yego numvaga nyine ntazi n'ibikora, kuko numvaga nabona ntashaka no kumureba. Nirinze ngiye no kumureba cyane nyine muri icyo gihe, kugira ngo numvaga nyine hari ibintu ntari bwakire, kandi nafite ibintu byinshi ngomba gukora kumbe. Nyine kugira ngo believing mbyemere, umuntu akaza akambwira pole sana iki, mbona famille abantu bose, I was like Jesus koko. Mbona abashuti banjye baraje, urumva inkuru hari n'igihe abantu babona utazi ngo ninde nabibabwiye,
kumva umuntu abivuze pole sana tuvuga se kuko ibintu bigenze gute. Junior famille yarize uburyo wowe na umuriga mwakundana. Oya ngiye bamwe na bamwe yarizi urugero rw'urukundo. Ni ukuvuga ngo ngiyewe nawe abantu bari babizinjyana mu bavandimwe be no mu rugo njyana nka babiri abandi ntabwo bari babizi byari byanjye nawe kumurwaza urumva nanone kuba mama yaransanga mamaza yaransanze ni nanjye wahamagaye sister we mubwira turi kwa muganga arambwira ndaje mu kanya ibyo byose nari mbi urumva ariko nawe twanajyanye sister we twajyanye no kuwa kane twari turi kumwe kwa muganga namusanze deje ari we bari kumwe urumva wenda asanzwe nabibona haba ku status ya telefone ya WhatsApp haba nko mu mafoto wallpaper ya telefone kumwe muri WhatsApp nka screenshot yenda muhaye iki ntabwo twari twagahuye bihare byo kuvuga ngo wenda ngagiye gupresenta cyangwa iki kuri sister ariko abandi bari babizi bari bazi ko mufitanye urukundo rukomeye. Yes. Urukundo rwawe nawe warumezeraga gute cyangwa uyu munsi urushushanya gute? Ntekereza ko ntago kuri njyewe simbona ingano simbona uburemere urwo rukundo rufite ntago nagusana ngo mbone nyine usono nabisobanura kuko uriye yararenze kuba njye wari umukunzi wanjye yari inshuti yarabanza inshuti yanjye isanzwe birenga kuba inshuti yanjye isanzwe aba umukunzi wanjye avana no kuba umukunzi wanjye aba umuvandimwe wanjye wa hafi Gerard ifite umuntu ubyuka ari we ubwira ari we muntu uvugisha bwa mbere iyo ufite umuntu niba usitaye ubwira ngo ndasitaye urwara ruracitse umuntu yambeshye nyine umuntu reporting aho ni nkaho abari niwe ribu yawe niwe ubwira ikintu mbere y'ibindi bintu byose ukora niyo umuntu banza kubwira right byarenze kuba tutagikundana njye nawe nk'abantu bakundana ngo byo bya copinage no yari ubuzima bwanjye njye navuze ngo ubuzima bwanjye si ubundi buzima kuko yari umuntu buri kintu cyose ntekereje niwe wa mbere agomba kukimenya ashima Imana ko buri cyose atekereje ari wa mbere wagomba kukimenya kenshi njya nkavuga nti ari nk'ibintu ngewe nzi byinshi nzi n'umuvandimwe we bavukana ushobora kuba atazi na mama we ashobora kuba atazi ariko njye nkaba mbizi nabwiye yari inshuti yanjye kuri level yuko nyine she was very proud of me mu mujyi tugendana afasha akaboko ampubahuba yanyininetse wo muri chic abantu kubyo tavuga ngo uyu mukobwa yagumbye ko ari kumwe na Rubangura n'abanyiri mazu yo mu mujyi ariko she was with me uburyo mbwira ngo take taxi yari mwiza cyane noneho nkamubwira take taxi no mu bice dufite dutega taxi ya 7 sigara 3 kwa moto ya wisa umuntu umeze gutyo something birenga ko mukunda ukumva ko ni nk'ubuzima bwawe kuko aratekereza byo hagati ko akabayitekereza sometimes wenda utanagize n'icyo gitekerezo cyabyo uguti no wenda akagutinyura kadufata ga taxi one ati oya urumva dukora iki kintu gutya na gutya urumva twajyaga hari twajya dukoranye nawe tuteze nka moto nkabwira moto ye yabo nyine ngiye imbere nabukoraga njya mufitiye ubwoba rano uvuga agize nk'ikibazo ndi inyuma sinabimenya kwa ko nawe n'abamotari babagenda nabi ushobora gukora accident simbimenye cyangwa se akagera yagira n'ikindi kibazo simbimenye ambwira mu imbere noneho ukaza gusanga nk'umugiye bwira nk'umotari tubone zo ko abantu bakwepera gake muri feruje urebe uburyo nawe ishaka mbese twashaka kuba turindana duprotectingana kumva ko ndi self nanjye nkaba abagomba ko ari self so uwo muntu ntago nshobora kumezira ngo mvuge ngo Gerard ngo twakundagana nka 80% cyangwa 100% nuvuga ngo twebwe ntago urukundo rwacu rwa rukiri mu byo komeze byo kuba twavuga ngo nkunda kangahe kwijana we iyo level twaririnze kera kuko najyaga mvuga ngo nitwimariya tuzajya kwisanga gahunda yari hari cyane niyo step harasigaye step yo kubatumira ngo munywe fanta ariko ibishoboka byose twebwe twamaze kwishyira ku murongo nuvuga ngo biriya abantu bakundana bafite ibyo baganira ko bapanga ibintu byabo imishinga yabo so twarakundanye rero tugeraho dutangira no kuza tuvuga ngo ese nyuma y'uyu munsi hari iki haholdinze iki
sibyo kuryo mutangiye iyo umuntu atangiye kukubwira ati nshobora gukora kino kintu aronke effect kizangiraho turamutse tunatandukanye ni kuvuga ngo biba bigeze kuri level y'uko uwo muntu noneho nta kintu agitinya kuba yakora ku bwawe sibyo twageze kuri iyo level so icyari gisigaye twebwe no kuba twavuga ngo Gerard amara costume tugiye kunywa fanta na salade ya muntu wawe cyane yagomba ku mugore wawe mbwira mwakundanye gute mwamenyanye mute sinzi niba ntigeze mbivugaho ariko twamenyanye kuri ngewe okay nanisanzwe muzi nawe anzi bisanzwe buri mwazi umuntu nyine ku giti cye rimwe rimwe duhuje inshuti tugasanga ni Junior na Olivier turi inshuti nge na Olivier ari kuri inshuti na Olivier urumva ko duhuriye kuri Olivier so hanyuma nyuma nko muri nge namenye nko muri 2015 na 16 gutyo nko muri 2018 yego na 18 bishyira na 19 ndavuga nari mu rugo bisanzwe kumugenda kuri Instagram mpura n'ifoto ye ndavuga ko suno umukobwa hari indirimbo twarakoze Burundi bayikorera ka challenge n'undi mushuti we umuntu akanyohereza no mama nari sanzwe mukunda kumwe wikundira umuntu uvuga ati uyu n'umukobwa ni mwiza tasubwo ngewe iyo mfite umukopine nshobora kuba nkubona kuri mwiza ariko ntacyo bitwaye bwiza bwawe good nanjye hari andi disef cyo gihe nafite copine so nkazaje rero mubona nkavuga ni mwiza bonyohereza challenge kana postinga byari mbwira n'umuntu wakanyohereje ndamubwira nabuze kubwira umukobwa w'inzobe ko mukunda arambwira ati ndaza kubikora wari ufite copine ariko unyine kumukunda ko akunda wikundira biraho ubamba mwaba nishuti kwa aza no kuba umushuti cyane n'umujama wanjye ndanavuga nti oya ushobora kuza kwinjira nko mu bantu ukaza kuba inshuti n'umuntu ukaza kwisanga wenda undi muntu mujama atabikunze ndavuga let me stay out of this hanyuma rero iki gihe rero ndi singo hari ukuntu iri singo ikatakatisha ahantu hose nibere kuri Instagram nkota n'ifoto yavuze kobwa kwanza ko namukunda kuki ntamwandikira nkumva amakuru ye ndamwandikira hey sava meze neza yego nta kibazo yego hari umuntu najyaga mbwira ngo twatagiye kuri Instagram ngo mujye muvana ibyo ngibyo ko ngaho sha ngo ni hehe yo kuri Instagram yavuye mu rukundo rumeze gutya yego nyine ndamaze meze neza bize ngo urukundo rwanyu rwaragaragaraga cyane nta muntu kuryumvaga kuri Instagram bitashoboka umuntu wese uri close to us mbere na mbere abantu batonaga ntago babyizeraga kankunda ko gusa gutya Junior jama yangu agereka kwizamura isigo no gasanga ahubwo ni urimo kuba confirma ko she's my girlfriend abwa no kumureka namute no gasanga nka telefone yanjye yarafitemo access zose zishoboka nanye muye mfitemo access zose zishoboka niba ari ama password nabaganyazi niba ari Instagram ye nyine mfite ubushobozi bwo kuba najyamo nawe gutyo urumva twarizira nyine ku rwego rw'uko nta kintu na kimwe twaheshanye none ugasanga twice turimo guprovinga ngo gusenguke muri telefone yanjye uri katayikoresha ibyo ashaka kugira ngo abantu bemere ibyo so urumva ndamwandikira amazu meze neza nta kibazo ndambwira I mean if you don't mind wampaye nimero za tukavugana aranyihorera ntiyonsubije uwo munsi bityo ndabyuka bonjour ça va ngiye wemera ko munyizanjye nkimuyizanjye no hita nyorereza isi nyangavuze ati umuhungu sugira ngo bari ngiye mwandikira no iki gihe nakoreshaga nimero ebyiri imwe kuri WhatsApp ndiye guhamagara ndazimwohereza ndamubwira for WhatsApp for call nahita nyohereza anyoherereje ndamwandikira kuri WhatsApp urumva ngiye nagomba gutera intambwe zishoboka byanze bikunze hey Mr Junior I'm okay noneho telefone ye narayisize wenda iri nko muri WhatsApp ko twavuganaga nibarambeshye niba byari ariko yampamagaye kuri WhatsApp like twice inshuro ebyiri sinamufata sinanabibona byo kuri WhatsApp ushaka kutabibona aho nzi mbibonye ndamuhamagara ndambwira nsanzamze ngo yango nayisize ngo muri ino ngo umwana ngo niwe guhamagara atabizi ndavuga okay that's good nta kintu byari bintwaye numva ariko numvamo ijwi rye numva nabwo mbayakira ndavuga numva vuga neza gutya nibwo bwa mbere wumvise najya kuvuga
yajyaga avuga yajyaga ikijwi kinini noneho yajyaga avuga ngo gavuga nk'abagabo nyine ngo ndavuga man I love that urumva ngo afite ijwi nyine ngo rimeze nk'iry'abagabo afite complex I was like njye nibyo nkunda man I love that voice nyine noneho ngiye nko kuryama nkaryumva I was like byaba ari sawa cyane urumva gasa nk'akantu nyine kankuzeho tu hashize nk'umunsi umwe kabiri ndamuhamagara nka saa 3 z'ijoro gutyo hafi saa 4 ahubwo saa 4 mu saa 4 hafi aho ngaho ndamuhamagara ndamubura kuri telefone nyine ntiyayifata ndavuga nyine shani zanjuga z'abanyakigali bunaga kuzana uko mpana imyongo zamuhamagara ntamfate ndabyihorera ndiryamira hashize nk'iminota 15 hafi aho kabisa ahera akamamagara urumva namaze kumamagara mpita niryamira urumva ndyuka nyine harimo n'akantu ko kwifungafungamo nge nyine nk'umuntu w'umusore ndavuga ahita ngo ngo reka se kwigisha nk'umuntu wari usinze ariko kubwira ni kunchura mbe muvuganye kunchura nibwo bwa mbere nyine tugiye kuvugana biri very serious ni namubaza gana urambuze sorry n'umwana w'ikinisho wose sava ariko wari umeze neza yego turakupa nubwo nibwo namubwiye ngiye kumaza wiriwe gute nyine kumugenda gake ahita ambwira ati reka kwigisha nk'umuntu wari usinziriye I was like for real ndaseka ndamubwira gute se ngango muri vugisha we nihisha duhera aho ngaho mvugana nawe guhera saa 4 kugera saa 9 z'ijoro urumva umuntu mvuganye bwa mbere so ko murimo guteretana nta bintu byinshi muziranyeho ariko twaravuga nyine tuza kwisanga amayinite yashira nkahamagara yanjye yashira kagura gahamagara tuguma muri binyango niba njya amayinite yashinye kuri mobile money niba ariwe amasizimo amafaranga yashinye kuri mobile money no twese twashiriwe bagatutiro no turyame kwiguriza byanze za bonus zimwe batangaza ijoro zashize man twavuganye amasaha menshi kabisa I know noneho biza kurangira dusigaye turi inshuti ku buryo maze nk'amasaha 3 namahamagara bibi kibazo niba ngiye mu stress twinshi ngiye kujya ku kazi biki nibiki wenda simuhamagara kugera saa 5 akamamagara kambwira ati we bimeze bite kuta mba mbona utarimo kunyibuka urabyumva ute yego amasaha ashize umva najya ufite uri comfortable nari ntimurakunda ntago turakunda turi inshuti man ni ibintu bimaze like 1 week 2 weeks ariko buryo wenda twavuganaga yumva nisanzuye nabanyisanzuye yari umuntu wisanzura cyane wifite nyine umutima udasa nko asa umutima wari mwiza kubutuka ari mwiza inyuma kandi nyuma naho yari très beauté urumva so arangije rero tuvugana gutyo tugenda nyine bikora gutyo gake so tuza rero kwisanga noneho nyine turi abantu bavugana niba umunsi ugira amasaha 28 wenda tukaba dukoresha amasaha 15 tureba wenda ndi abantu bakajya mu buriri muri 15 niba uri 10 twabaga twavuganyemo atana arasigaye kuba nyine nukuba ngo après wenda nk'amasaha 2 cyangwa se 3 ni menshi ku buryo ushobora kuvugana n'umuntu minota 30 tukongera bimeze bitese urumva bimeze neza ahantu ubonye free time ntoya ukamuhamagara abonye free time ntoya guhamagara kuri video ubaze kubavuganaga n'umuntu kuri video minota ingaho ukamuhamagaye kuri call isanzwe cyangwa ukamubwira ngo reka tuve kuri video ngo uhamagare bisanzwe urumva nyine tugenda tuba inshuti tuza kwisanga dukundana mwamaze igihe kingana iki muri inshuti kuza kugeza wari uzengira ngo umwaka urengaho nk'amezi nk'abiri iki gihe mutabwirana ko mukunda yes waje kumubwira gutere ko mukunda iryo jambo urumva rero yari inshuti yanjye cyane urumva ku buryo twaga tugira ibihe byo kwisohokera kwigenderera guhura ibintu nk'ibyo nyine nk'abashuti rimwe nkamusanga ku kazi aho yakoraga cyangwa se nawe yatarabukaje nko mu mujyi akancaho gutyo we yagira akazi gasa nkaho kamufunga cyane nyine nta kuko niba baga ariyo asa nk'umuntu ubihagarariye hanyuma ariko ku cyumweru akaba ari free so akenshi rero twakunda kubonana muri icyo gihe rimwe rero dupanga kugira kujya nyine kugusangira nimugoroba mu gisimenti hari ahantu twagiye turicara twaka icyayi turanywa noneho deja yari na jus yari jus n'ibiryo ko jus zino z'amakokuteri turarya tumaze kurya kumwe bugifite jus nyine hari ukuntu mwese mwateye story mugasa nk'abantu bafashaga pose kwa buri muntu wenda asubiza ama WhatsApp yaje ibiki ama message cyangwa se no muri telefone ikatakatira noneho twese turi busy noneho ngiye mutanga kubuka kwegura umutwe kira kuri telefone hasi noneho navuye mu rugo ntafite gahunda yo kumbwira ko mukunda for real
kave mu rugo ngewe bisanzwe tugiye guhura yari umujama wawe mugiye gusangira ni ibintu bisanzwe yeah sinzi nyine amaso yako kanya cyangwa y'uwo munota nibwiye n'umutwe ntazi ko ibyo bintu biri bube I was like okay ndi kumwe n'umuntu siko nabaye bize neguye mbona uburyo hari ukuntu yari ameze gutya asa nk'umuntu ifashe ku itama afite kugiye telefone shanye ne mbona ubwiza bw'uwo mukobwa budasanzwe ndavuga ariko se ubu ntihazagira umusore uzana akamvuganira ijambo numvishe riko nyine se numva nko ku mutima mvuze ngo wow ndagukunda juste kumvuga ku mutima ubundi twari tuvugana I love you ariko nyine by'ubusazi by'abantu basanzwe bisanzwe tu byo bumva nyine ko umushuti wabisanzwe atari ibintu by'idade hamwe najyaga nanamubwira baje nko kudusura wenda bakahura nawe yaje kundeba bakavuga ati Junior fiturwa ntabwo yashanye umushuti wanjye muve muri aya ahubwo nindi ufite gahunda nkumva namubahereza ariko akavuga nishaka kuzamubaha nkazituza nyuma none uwo munsi ramubonye ndavuga nti ubuse koko uyu mukobwa sinaba nirangaraho ejo bakamuntwara ndaho nsinziriye Imana rigira ibintu byayikora nanjye byanjye nabyabaye nk'ibitangaza so yego niba nawe yarabisomye ngira ngo nko kuri WhatsApp yarabisomye yari umuntu ayimubwiye akavuga ati ijambo kandi bwire nanjye uyu nguyu yego kuvuga ngo ndagukunda twavugiye rimwe nge nawe ako kanya nge nawe yubuye umutwe yasanze muri yagurikira atabwira ande ariko najyaga ande bagitugera nka gutya ngo ndagukunda nyine tuvugira rimwe was like ndavuga ngo ndagukunda nawe bimbwira nyine twavugiye rimwe ko twavugiye ngo ndagukunda icyarimo ndavuga ibintu se nibira bisanzwe cyangwa ariko ubona nyine nyuma y'ayo maso kugira ngo uvuge ngo ndagukunda just nakubeshya ngo byazutse cyari ikintu nyine ntaza hano kuko maze no kukivuga ngera naruhutse nubishe ni nk'ibintu byana rimaranye igihe ariko to be honest ntago ari ibintu nari maranye igihe kumva ngo ndabigendana ahubwo ni ibintu nesanzwe ngira ngo mukunda n'amarangamutima yanjye yose ari kuri we kuko ntakubeshye niyo muntu twavuganaga igihe kinini niyo muntu abaga numva like isaha ku isaha twaba turi kumwe twaba tuvugana ngira ngo rero kubera iyo connection ya hafi na hafi byaje gutuma numva ko ngira ngo ushobora kubimbwira ko mukunda namwe none harabimbwira dusa nk'abantu batashatse kubivugaho cyane mufata ikiganza savaza twivugira ibindi bintu none arangije arambwira ati nyine mu gutaha twe tugera n'amaguru turaba dutegera imbere yatahaga i Kanombe ngi nta Kicukiro mfata ukuboko turagenda dutera story tugeze ahantu ndamaze se let me ask you something and be honest to me arambwira ati yego ibintu wavuze are you sure you mean it cyangwa ariko mubaza ahita amaze se ubwo ibyo wavuze arimo no kundira ku Rwanda bwo so ibyo wavuze you mean it ku mutima ndavuga nti uyu muntu rero yarimo kunkinisha ambwira nti yeah I mean it ndamubwira ni siko nkubajije arambwira ati twabivugiye rimwe ubu ngubu hagezwe no aho uburenganzira bw'umugore niwo ugomba kubanza ukambwira ngo yifera kandi ndavuga rero nk'umuntu w'umugabo hano nago nategeza ko umugore ari kubanze tugiye gutera amahane kugeza ndamubwira yes kandi ari cyo ufite ku mutima yes ndamubwira yes I mean it and I really love you man nibyo ndabimenye atambwira ati wowe wareba ubwiza bwe none hari nuko nabimubwiraga nkabona mu maso yarimo harahinduka message nimo gutanga ishobora kurimo kuba deliver ahantu ushaka ko igomba kubirimo ahera kamfata gutyo kuboko arampobera I was like Jesus ibintu nago bibaho none numva ukuntu utanga wimwenyuza Yesu we aho ngaho direct twese tuvuga ngo buri mwatahe wumvaga nta kindi kintu wareka nta kindi ne dutere zintambwe ebyiri ari twari kugera nk'imbere wenda nka sitara agahita avuga ati n'umuntu ugenda utanareba meze biti ndavuga nta yindi foto nta erreur mu gukora aha afata moto yari umuntu akunda ibintu byo kubwira ngo nyine yarazi ubuzima bwanjye we yaranzi neza ngira ngo yarabanje aranyiga aravuga ati n'umusore ubushobozi bwe bungana gutya ibi yabikora ibi ntiyabikora ibyo gutya na gutya ndambwira nti kamuvuze ati tangiye kwihagarara by'amasegonda atatu kamoto bwa afata moto yagana kumwe ngo bwana nk'ibintu nyine warabifise I was like okay afata moto ntago nakubeshya kuva nabaho nigeze mwishyura na moto kuva nabaho nitwaye kiretse nka gutyo wenda turi kumwe nkayishyura kuko ari ngewe ufite amafaranga ukanya kuri telefone cyangwa mu ntoki ariko bya ndi umuntu ngo ndaje mwishyure moto nawe yari umuntu nyine wihagaze ushaka umuntu kuruta uko yashaka ibintu so Gerard iryo joro ntago nakubeshya ngo nigeze ndyama byo kuryama ewana twaravuganye bro mpaka karaka na nyine numvaga ntazi
bineza neza ahantu bituruka ku buryo niyo duhura n'umuntu ngira ngo nari kumuha imodoka ntanayifite baterese bose barayizi sibyo barabizi akakamwenye mwenye ahubwo ikibazo nari mfite ni ikintu ndi bubyuke mvuga ndabyuka noneho muhamagara gute ubu nari bu baby nyine twatuzina tw'amashuti mukira abajyamato ako numvaga I need something kiri different sibyo wumve ko ubuzima bwahindutse none ngiye nkunda ko abari different n'abandi bantu bose bari muri telefone yanjye ushobora kuza ukambwira bite bu nkagusubiza savabo sibyo ni izina ngiye mba numva ko ari nk'ibintu dusange bitewe nuko wowe urifata abari izina rero burya ugomba guha umuntu wa kuri yo guti basi Junior Mahiri urumva yitwaga umuringa yego noneho akagira munise umwana wa sister we ntago nyine numva ko batazi kuvuga neza bamwita yinga niko mama gayinga antinga numva ko kazina karamubereye noneho ariko kuri noza kuri icyo gihe mu gitondo namamagaye tuvuganya we yarampamagaye yanyandikiye mu gitondo numvaga ntazi uburyo ndi bumwandikire cyangwa se ndi bumuhamagare mwita ariko message yampaye mu gitondo niyo yampaye introduction yanyandikiye ngo morning lifeline morning lifeline mbese umurongo w'ubuzima lifeline good morning lifeline I was like Jesus byakageze noneho urumva nshaka tuzina ako kazina kankora ahantu noneho ngewe izina na SM mwitaka cyangwa se ryari muri telefone umva mbere yitwaga umuringa hari akandi ka emoji nanjye nitwa Junior hari akandi ka emoji mu gitondo none harangije urumva amaze kunyandikira message anakora screenshot yo kuntu nanditse muri telefone ye anyuza kuri WhatsApp was like Jesus stat yahindutse rwose ayo muntu umupapa I know nanjye mwita izina bita Muffin like MUFFIN abantu batazi gusobanura bazi kujya kuri Google numvaga nyine aricyo kintu namwe aricyo zina namwita nkumva ndi free nkumva nyine ngiye ritandukanye n'iry'abandi bantu nigeze so ngiye ngira uwo mwiharuko ko umukopini wanjye ugomba kuba ufite izina ri different n'andi mazina yose ku buryo nina nari guhamagara cyangwa se wumvisha amamagara ndi muntu utaza nko kwikanga ushobora kuri ko bite bu ukagira ngo niwe mpamagaye mama nagare nshaka guhamagara wowe uzi ibyo ntwita nko mu rugo abantu babazi ingangari yanjye ahantu hajya hahurira amakouple abagabo n'abagore bose bahamagaye sheri kubugiza kwisanga ku buryo hano hari umugabo iyo uhamagaye sheri kuko umva n'abashiri barahonga wese aritaba akumva nyine bashaka gutandukanye mba ngomba kuba twicaye ahantu ushobora guhamagara nyine izina umuntu akumva ko ntabwo igihumbi akita umuntu umwe wenyine so ndabikunda bituma nyine umuntu wanjye mba numva ko ari special hanyuma rero amahinti buryo ndi bumwite cyangwa ndi bumuhamagare turavugana njye nawe dutangira urukundo rwanjye nawe dutangira gutyo ariko itariki 31 z'ukwa munani dutangira gutyo dukundana nyine bizira nabita bizira uburyarya bizira nyine kubeshyanya he was very honest to each other nari honest kuri njyewe hamwe nshobora gukora amakosa nkaza kwisanga nayamubwiye hamwe akora amakosa we noneho yageraga n'ubwongera ngo arazi ko njyana nkora nkamaneko hamwe nyine nza kwisanga mvuze ati ariko n'ubundi araza kwimenya akaba yambeshye fata sama akaza kumbwira ati ariko urabizi karame ndamwereka ambwira ibintu byagenze gutya okay akibazo tukundana gutyo kugera nyine aho Imana yavuze ati noneho icyo namutumye kwisi yamaze kugikora ubu noneho ndamwisubije ahubwo we sigara ukora ibyo yifuje gukora cyane hari ikintu kimwe hano nkuyemo mu buzima tujye tubaho le présent tujye tubaha igihe cyacu Junior nibyo somo yampaye ryo kuvuga ngo baho ukiriho we never know tomorrow ntabwo iri promising for real ntabwo iri promising ubuzima bwawe jye natangiye ikiganiro mbabaye cyane biri serious twatangiriye habi ariko muri kano kanya inkuru yawe tuyisoreje yawe na umuringa tuyisoreje ku rukundo rwanyu ni narwo rukundo ruzakomeza kukumurikira bitavuze ngo umuringa
aho hari ibyo byose arakumva njye nemera ko tuba dufite connection n'abacu batakiriho ibihari byanze kunze si tunono umuntu wakundaga Johnny nakubwira ngo ukomere kandi wagize experience idasanzwe y'urukundo kandi narwo rudasanzwe wari kugira igihe cyo gushakana nawe mukabyara n'abana ariko ntabwo byakunze gusa aho ari yifuza ko ubuzima bwawe bukomeza aho ari ubuzima bwe burakomeje nawe ubwawe ugomba kumenya ubwenge ubuzima bwawe bugakomeza biri mu bintu byankomeje because yari umuntu wifuza ko mbaho neza yajyaga avuga ati yajyaga ampamagara akambwira ati mwumvire njye nawe twajyaga tuganira ku buryo dushobora kuganira kugera nka saa 10 z'ijoro saa 10 z'ijoro twari nka saa 2 tukavuga ku kintu kimwe tukakivuga igihe kinini akambwira ati kankubwiza ukuri I can date anyone nshobora kuba twakundana n'umuntu uwo ari we wese ase kubera iki nese kuki ntakunda umuntu I mean nyine babantu bitwaza ngo mfite bene kugira ngo dukora kuki ntakunda n'umuntu numva nkuramo icyo nshaka ahubwo nkatuma ba uwo nshaka kabaho isi yari mu bantu rero batagira ikibazo cyuko wenda hari igihe uba blog hari igihe bigenda bite ahubwo akumva ko ashaka kumfasha I want to help him muri ibi ngibi ndumva nako nabandi ku kazi igihe kiniki kugira ngo ndebe ko nibura he can be the person I need rero mu bintu byankomeje bikampa imbaraga numva mfite ibintu byinshi byo gukora kugira ngo ahari umuntu yifuje kaba we atazisanga ari ibeshyaga right ubu rero mfite impamvu nyinshi ngize kubaho kandi kuko niyo sitaye mbabara kuruta uko nababazwa n'ibindi nyine nanga ikintu gishobora kwafecta ubuzima bwanjye ku buryo yabona ko ndimo gucika intege mu buryo cyangwa ubundi cyangwa se ngiye kugenda ntashoje ibyo twavuganye nawe so I have to do a lot of things nyine nkabishyira ku murongo ndimo ndakora cyane bishoboka even nk'ahari ndirimbo yaturutse numvaga hari ikintu hari utumwe nshaka gutanga hari amagambo nshaka kumubwira ariko none impamvu yasutse kuri Severland nibwo no munsi yasohotse hari abantu benshi bafite ibintu byinshi bashaka kubwira abantu babo ariko exactly batazi ngo how can I cyangwa him sibyo hari nk'umuntu umumama umwe nagabinaha yanze no kumvugisha nyine ntaga antumaho yashyizeho nk'ingenza niba muri isa nyumva arabizi neza ajya ambwira ati menyera ngo Junior ameze ate just is he fine ntabwo ashaka no gutungana n'imibiri yanjye no yagize ibyago abura umugabo we barabyaranye abana batatu arimo kubyara wa kane umugabo we arapfa arimo kubyara umwana wa kane avuye amaze kubyara barayimuhisha nyine hamubwira direct aho amaze komera nyine urumva uwo muntu buribwe yagize noneho rero indirimbo isohoka ku munsi umugabo yapfuye indimba muriba cyane nyine urumva we abifata aravuga ati wamvugiye ibintu ushaka kuvuga mu buryo so biri mu bintu navuze kuko yakundaga kumbona ndirimba yanabaga mfite akagita ndimo kuririmba akanyuma akamfata gutya man ntago nakubeshya mfite album ye kabisa ari indirimbo nyinshi ze nyine okay ntavuga ngo niwe wazanditse ahubwo zazaga kubera we inspired by her hari igihe twari turi muri practice akazaga yitavuga nk'akantu ndi kumwe na Prince n'abandi batipe bacu twaba turi kumwe akavuga nk'akantu kagahita kaza noneho hari nk'indirimbo twabaga twandika cyane twandika ku makote y'urukundo kubera ko mufite ntisanga nyine lyrics zihuye nawe zihuje nyine urumva mpita mfata ngewe niba ari kuvuga ndagukunda I mean it I have that girl nyine nkunda mpera ko mfata ubuzima bwanjye no nkabukira mu ndirimbo ukabushushanya nta ntuzarira n'inyandika ikarangira kuko barafiteho party navuga iye n'inyandika nyine karangira abafitemo urumva ni ukwicara urumva nagiye mu studio nagize mu biki ayo majoro ukaza kusanga umuntu acyagutegereje aho uri butahire arguhamagara baby I home yes okay are you okay now I can sleep because you're fine byumva iryo joro n'amanywa umuntu agutegereje isaha n'isaha avuga ati ukamuri buri muri studio gatasa 11 ari ugasanga ntago gize aryama amasaha abiri yaryamyemo mu isaha imwe indara guhamagara indara sinzi indara guhamagara kuba shobora gusa ko you are okay sibyo indirimbo akunda kumuririmba uwo muntu rero hari nk'indirimbo ntagira sohoka yitwa Merci rindi yajyaga akunda indirimbo ya Bruce Melody gisohoka ni mahwi I know yari mahwi muri nawe
hari indi yumvaga ihuye n'urukundo rwayo. Yes. Hari indi ndirimbo abantu baposinze cyane yitaba Imana agatunda. Ya ndirimbo kuntu yayimenye nyina nyinshi inshuro nyinshi ndimo kwirinimisha. Niraza kwirira agatunda. Ahanga se none he n'indirimbo cyashya so I mean wanditse. Ndamubwira wapi? Ntabwo indirimbo iza tu wapi? Nyine nge nari ndayikunda nayikuye kuri stat niba ari Leandre sinibuka neza umuntu wari wayipostinze ndayikunda byatari. Nyumva inshuro nyinshi hamwe iyo mfishe indi mico nyinshi zo kwisanga urimo kukarimba utazahanitse. Agiye ngo n'indimbo yawe. Ahanga ati yese none n'indi wanditse. Ni wapi? Nyine wankunze na moni na boti na kiniki. Iyo ndeba rero Afrique yaransomye ibyo nakabaye mvuga arabyandika nawe. Urumva nicyo umwartiste abera mwiza. Afrique yarandirimbye mu buryo nawatazi. Urumva wankunze nta moni nta bodi I mean ntabwo ndi wa muntu nyine umuntu yabona ngashagari ariko wowe hari ikintu wabonye muri ngewe ese noneho yakuma nkimba ayo ndimbo se wanditse ndavuga naho ntabwo yiza toya kuko narinzi ko umuntu ukunda kuba updated nyine ku muziki YouTube buri kanya ajyaho noneho rero nsanga we yabaye addicted kundusha ntabwo nari twagiye gushutinga njyanga Gisenyi ngiye ko mbona ka video ndambwira se byarangiye indirimbo yikunze ati mfasha ntandwe kuterimo kuva mu matwi ndangije nyuma urumva agapostinze baragatwara nyine abantu kwakundi bagenda bagira agize ibyago I mean agiye rero nibwo yongeye iragaruka ndavuga wow okay ndavuga nibura Imana yatumye nyine agira byinshi nge bansigira yampaye indirimbo nyinshi cyane hari nk'indirimbo itarasohoka yacu bita Merci yajyaga mbwira buri ko turi kumwe nyine kwa kundi ufite agasampa k'indirimbo kambwira ati wambabariye narayimwimye ati wambabariye ukayincurangira nyine igihe cyose cyangwa wakandirimbiyeho I was like okay nakimkare ko sosi yari kuri we I was like nabonye uje udafite gitari numva ndabaye uzi gucuranga gitari icyo kintu cyane numva udasiga gitari icyo kintu cya mbere ese ntekereza sakwana navuye mu rugo mfite utuntu twinshi I know ikintu cya mbere ese ntekereza nicyo ngicyo nzi ko ukunda gitari ufite gitari ukuntu ubwumva nayo yakunda kubona umucurangira iyo ndirimbo n'impamvu nkubaje ngo indimbo yakundaga kumurimbira niyi nagira ngo yiturimbeho gato tugana ku musozo tuyimbiye kuri Merci no gitarasohoka ndikubwira mu gaseke ubuzi nk'ubu nyine ubu byansaba kwandika lettre yandikira Juda muziki ako presse yihanga neza babonye ibyacu bitari mamarira nge nzagufata neza ngo urukundo ruzira guhungabana wankunze nawe ubyifuza nzaguheshishe darling nzagukunda nk'uwikunda maze nkurinde kwigunga merci uvuga ngo ni Juda muziki nyirukana muramagaza icyambe kitatuma bari mundeba Juda muziki nyirukana umunsi ahimba fast ikintu cyatuma Juda itakwirukana Juda muziki cyatuma itakwirukana kuva umwaka ushize nabaye addicted ku ndimbo zanyu sinzi impamvu urumva kuryo ugeraho ziko dukaranga mu addicted kuryo bagiraho bagoti aje durahinda abo bantu baje gute ariko ugomba no guhinda ibintu ngibyo kuko iyo nkunze abahanzi abantu benshi barabizi shobora kuva ku muhanzi umwe haba addicted ku ndimbo ze nizo ntakunze nasubira inyuma nkazumva indimbo imwe inkoraho gatuma ajya kumva izindi ndirimbo ntigeze mpa agaciro so niko byagenze ku ndimbo zanyu ntabwo rize numva indimbo zanyu bwa mbere ngo nzumve ariko uyu munsi nta nubwo ushaka kumamagara Junior ntabwo wigeze umamagara ngo ukine indimbo yawe ariko mu biganiro byacu nkeka ko indimbo zanyu zitajya ziburamo ntabwo nyambeshye ngahe nguko Junior nkubwire ngo Polisan kandi nkubwe ukomere nkwifurije gutera imbere nkwifurije kuzarenga bya bitekerezo bituma wumva ubuzima bwarahagaze ugakomeza ukabaho ukazashaka umugore ukazabyara urwo rukundo rukazakuyobora kandi ukazagera kure cyane wakoze cyane dukoranye ikiganiro nzi ko kiza kubaka benshi cyane wavuze inkuru numva irahura n'iy'abantu benshi n'abantu benshi cyane ndakeka ko abantu baza kuduha commentaire
baza kubyumva reka giye no kwivugaho wakoze cyane kuba natwe Junior merci wenda ikintu navuga nsoza impamvu numva twakagombye kubaho tuberaho n'abacu hari ibintu byinshi abantu bacu bakundaga kubona dukora tubikoze birabashimisha sibyo so ubutumwa naho buri muntu wese ushobora kuba uri mu gihe kitari sawa kigoye gihangayikishije gikomeye cyane nta muntu ushobora kumva ububabare bw'undi muntu to be honest nta muntu n'umwe kuri iyi si wakumva ububabare bwawe ni wowe n'umutima wawe umuntu ushobora kuba muhuje situation muri situation zimwe ariko imibiri yacu ntibabara kimwe imitima yacu ngira kimwe so umuntu uri hano twumva niba umuntu wakundaga yarakundaga wenda ko uhinga ufata isuka uhinge mu bintu bibiri nzi yifuzaga kumbona nteye imbere yifuzaga kumbona mfite umuryango mwiza yes I know ko kugeza ubu umuryango mwiza ntazawugerana nawe ariko I will make her proud ubu tumwe kambwihera umugore nzashaka ntaramenya I really know ko nyine ugomba kuzabura mwiza ibyo tubyumvikaneho sicyo baba witera make up bukira gute ariko wihangana uzabura mwiza kuko I have to make her proud one thing hari ikintu twize kuvuganaho ngira ngo ni kare hagomba kubaho igihe cyuko ngomba gushaka kandi ku buryo wenda bitazabangamira wa muntu dukundana cyangwa turi kumwe ku buryo yakumva kari second choice so ndashaka maximiza ko nyine uwo muntu wanjye nakoze ibishoboka byose kugira ngo yumve ko noneho ubu none ngiye kumuvinga ngiye kujya muri iyi nzira ni nanayijyamo tuzabanamo muri ubu buryo sibyo so umuntu wawe rero muhesha ishema muhesha agaciro make him or her proud mu gihe ugifite izo ngufu zo kubikora ugifite umutima uguhata kubikora hari igihe ushobora kugera igihe uwo mutima utakiwufite for real turi abantu sibyo ariko tubikorane tubiharanire kugira ngo umuntu wawe ahari basi ajye avuga ati hari igihe yamaye hari abantu hari ahantu nigeze gusoma mu gitabo bivuga ngo abantu bacu ikintu badukeneyeho nuko dukora imirimo myiza izisa ni nko kubakorera mu mazina yabo so reka tubikorere tukiriho ikindi kintu ababwira ni ukubaho tukiriho buri muntu wese urimo kutureba kudukurikirana kubaho tukiriho ni iki nukuvuga ngo bana neza beraho mugenzi wawe sibyo so Gerard wakoze cyane wakoze kuntumira I think ko tugiranye n'ikiganiro cyiza cyatangiye kibabaje wandijije numvaga narakomeye ariko mba numva narakomeye ariko ari igihe nakwaza ikibazo kumva usubiye azelo ariko ahari ndabizi ko abizi neza ko uretse nanjye njyewe ndamukunda I personally muziki iramukunda iranamukumbuye mu rugo ntabwo ibyo nabivuga arabizi neza gusa inshuti zawe twese turagukunda kandi turabizi ko dusengera natwe turagusengera and we are here for you we will make you proud God bless you thank you merci sana